Izina ryanjye nitwa Kwizera Emmanuel, nkaba ndi umukristo ndakijijwe. Ubusanzwe sengera muri Restoration Church Kimisagara, ariko nkaba nkora mu muryango w'ivugabutumwa witwa African Evangelistic Enterprise hano mu Rwanda, ari ku rwego rw'isi ukaba witwa African Enterprise. Nkaba rero ubu nkorera muri Kenya, nkaba nshinzwe ivugabutumwa cyangwa se muri rurimi rw'icyongereza shinzwe ijambo ikintu bita missions abarimo evangelisation yo kubwiriza abantu, babwiriza ubutumwa bwiza, ariko cyane cyane none bikaba bifitanye n'ikindi gisobanuro cyo kujyana ubutumwa bwiza aho butaragera. Nkaba rero ahanini naratangiye gukora umurimo w'ivugabutumwa kuva mu 1999 kuko nakijijwe muri 1998. Ubusanzwe ngiye mbyarwa n'umupasiteri, data yari pasiteri kandi akaba ari n'umuvugabutumwa wakunda gukora ivugabutumwa cyane cyane ry'ibiterane, ariko by'umwihariko ngewe nahaye ubuzima bwanjye Yesu muri 1998, kubera ko kimwe mu binasobanukiye nuko Imana ntabwo igira abuzukuru, Imana igira abana. Data yari umwana w'Imana, ariko ngewe ntabwo nari nkijijwe. Nakijijwe muri 1998, nyuma hari mu kwezi kwa mbere haciye igihe gitoya ntangira kumva mfite umutwaro wo kubwira abantu icyambayeho. Nuko natangiye kubwira abantu uburyo ki Yesu yahinduye ubuzima bwanjye. So impano y'ivugabutumwa itangira muri ubwo buryo, iza gukura 1999 nkavuga ubutumwa bwiza muri paruwase aho nasengeraga, ariko nyuma nza kujya kwiga i Butare, mpaba imyaka 5 kuva mu 2000 kugeza mu 2005, nza kuyobora umuryango wa GBI i Butare, ari naho nakoreye ivugabutumwa cyane. Nyuma mu 2007 nibwo naje kujya gukora muri AEE, aho nashinzwe ivugabutumwa kumara imyaka 9. Mu 2015 nza kubona promotion y'akazi, banyohereza kujya gukora mu ishami ryacu, no kuvuga biro iduhuza twese, dukora mu bihugu 15 bya Afrika. Uburo niho nkora, niho nuye, nshinzwe evangelisation, no mu Rwanda tuhafite office, ariko no mu bihugu bitandukanye ndahakorera. Ariko kuva mu 2017 kubera imirimo nkora muri AE, naje kugirwa andi mahirwe yo gukora n'undi muryango watangijwe na Billy Graham mu 1976, uzwi ku izina rya Lausanne Movement. Lausanne ni izina ry'ahantu, ariko mu Busuwisi muri 1974 Billy Graham yahuje abavugabutumwa n'abapasiteri n'abandi bakozi b'Imana baratutse mu bihugu birenze 150, baganiraga uburyo ki ubutumwa bwiza bwageraho butaragera. Murabyumva mu 1974 hari ibihugu byinshi byari byagera mu butumwa bwiza. Niho rero Lausanne Movement yatangiriye. Muri 2017 baje kunsaba yuko nahagararira ishami rishinzwe ivugabutumwa ryo hanze, ryo bita Proclamation Evangelism. Barakoze cyane. Ubu ni mu by'ukuri iyo ukoresha ijambo ikinyarwanda, ijambo ivugabutumwa, umuntu aryumva ko ibintu byose bikorwa mu rusengero twabyita ivugabutumwa. Ariko nategeza ko ikibazo mbashije ni ijambo naryita mu rurimi rw'icyongereza evangelisation cyangwa se evangelism. Mu Gifaransa ni evangelisation, mu Kinyarwanda ni evangelism. Ari naho havaho ijambo rikundwa kuvuga ryitwa aba evangelist cyangwa se evangelist. Mu Befeso igice cya 4 murabizi ko Bibiliya ivuga ko bamwe Imana yabahaye kuba intumwa, abandi kuba bigisha, abandi kuba abungeri, abandi kuba abahanuzi, ariko ikavuga ngo Imana kandi Yesu yahaye bamwe kuba ababwiriza butumwa cyangwa se aba evangelist. Kuva rero ngiye Imana impamagarira by'umwihariko kwibanda ku kintu cyitwa evangelisation cyangwa evangelism, cyangwa se kwamamaza inkuru nziza Yesu Kristo ku batarayumva. Ingwane za mbere nahuye nazo, icyambere nabitangiye nkiri mutoyi, ntabwo nari umwana cyane, ariko nakijwe mu 1998 mpita ntangira gukora evangelisation. Nari muto mu buryo bw'imyaka no muri responsabilité. Ntabwo mu by'ukuri ubwa mbere natangiye kujya mu buyobozi byari biturutse ko abantu bari bambonyemo impano y'ivugabutumwa, kuko kenshi aba evangelist bazwi mu kuzana ububyutse, mu kuzana impinduka, mu gutera abantu umwete wo kuzana impinduka mu migi, ariko cyane cyane Imana ikunda no kubakoresha mu kuyobora ibintu runaka, za movement. Niko nagiye Butare, abanyeshuri nyine baza kubona ko nari umu evangelist, nkunda kujya hanze nkavuga inkuru nziza y'agakiza, akabarirwa muri Kristo Yesu, baza kuntora kuba umuyobozi wa GBI. Ubwo nari umwana mu myaka, ariko ndi n'umwana no muri responsabilité z'ibintu by'umurimo w'Imana. Indi challenge ya kabiri cyangwa se indi mbogamizi yakuye nayo kabiri
nuko buriya ibintu bya evangelization ku rwego rw'isi nta mashuri menshi ya teologiya abyigisha. Abantu bashobora gukora amakosi cyangwa se amahugurwa y'ibintu bya pastorali kwa abapasiteri. Hari amashuri menshi ya Bibiliya yigisha ibintu bijyanye na teoloji muri rusange, ariko ni hake cyane wasanga amashuri yihariye yigisha abantu bitwa abavugabutumwa. Kubera izo mpamvu rero nta mahugurwa menshi nagiriwe amahirwe yo kubona, uretse umunsi nabukoze amahugurwa mbere nakoze na Campus pour Christ, yatumye mbasha gusobanukirwa inkuru nziza y'agakiza twamamaza ni iyihe. Niho nize bwa mbere agatabo k'amagambo ane y'ingenzi: umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu, icyaha ko cyamutandukanije n'Imana, urukundo rw'Imana rwa muri Kristo Yesu, ko Yesu yunze uko Imana yunze n'abari mu isi muri Kristo Yesu, nuko tugomba kumwizera. So iyo challenge ya kabiri yo kutabona amahugurwa. Hanyuma challenge ya gatatu nuko abantu benshi ntago basobanukirwa umu evangelist ni iki, ninde, akora ate, umwanya we nuwe mu rusengero, ese abarizwa hehe. So ni ibintu nagiyemo, ariko abantu benshi sanga abantu benshi ntabwo babyumva kimwe, bikazana urujijo, bigatuma rero atari igikorwa cyahise kinyorohera. Ariko kwera imyaka imaze kurenga 20 ndi mu Ivugabutumwa, hari ibyo nshimira Imana byagiye bisobanuka mu buzima bwanjye muri urwo rugendo rwo kuba umu evangelist. Ubutumwa nakubwira icyambere nuko Imana igukunda, kandi Imana yakuremye gufiteho umugambi. Nta muntu n'umwe Imana yaremeye kuzarimbuka, kuko ubugingo buhoraho no kurimbuka ni icyemezo dufata. Imana rero yakuremye gukunda kandi gufiteho umugambi, ariko ikintu cyonyine gishobora kuba kikuvana umugambi w'Imana mu by'Imana yakuremeye ni icyaha. Icyaha cyaje mu isi kizanywe na Adamu, ariko icyo cyaha gituma no dukora n'ibyaha, ibingibi twita ibyaha bisanzwe. Ariko nubwo icyaha cyatuvanye umugambi w'Imana, dufite inkuru nziza yuko Kristo Yesu yaje mu isi adupfira ku musaraba, kugira ngo binyuze mu kumwizera bitume cyaha cyatuzanye umuvumo wo kwangwa n'Imana no gutandukana n'Imana ukurwaho, bitume tubabarirwa ibyaha byacu ndetse duhabwe ubugingo buhoraho. Sinzi rero ibibazo waba ufite cyangwa ibyo wibaza ku Mana, ariko birashoboka kuba inshuti y'Imana muri Kristo Yesu, birashoboka kwiyunga n'Imana, ndetse birashoboka kubaho ubuzima ufite ibyo kuzajya mu ijuru kubw'amaraso Yesu Kristo yamennye ku musaraba. Biroroshye rero, ushobora gukingura umutima wawe ukamwizera, akakubera umwami n'umukiza. Kumwizera gusa icyambere bikukuraho urubanza rw'iteka, icya kabiri bigatuma werwa ibyaha byawe, icya gatatu bigatuma uhinduka umwana w'Imana, icya kane nawe ugahabwa ku masezerano Imana yasezanije abana bayo. Ubyemeye rero ugakingura umutima wawe ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza, mu isengesho rya bugufi ubuzima bwawe bwahinduka, kandi ubugingo buhoraho bwakwinjira muri wowe. Kuko niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 12 ngo abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, ngo abo ntibabyarwa n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ngo ahubwo babyarwa n'Imana. Kwizera Yesu rero bituma tubyarwa n'Imana. Imana ibamugisha. Nibyo koko mu 2017 nari maze imyaka 10 nubatse urugo, mfite umudamu benshi bamenye witwaga Kunda Terese. Aza kurwara mu kwa gatatu, arwara indwara ya kanseri y'umwijima, nyuma y'amezi 5 yitaba Imana. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byari byoroshye, kubera ko nubwo dukizwa, ariko ntabwo bivuga ngo iyo umuntu akijijwe ntashobora guhura n'ibyago. Reka mboneho n'umwanya wo kubwira abantu benshi bajya bibwira yuko umuntu ukijijwe adashobora guhura n'ibyago, adashobora gupfusha, adashobora kuva mu kazi cyangwa gutsindwa mu mashuri. Nibyo ko nta muntu umwe utifuza kubaho neza, nta muntu umwe utifuza kugira ubuzima bwiza, ariko turi mu isi. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Zaburi ngo umukiranutsi agira ibyago byinshi, ngo ariko Imana ikamukiza muri byose. Ni ibyago rero nagize ntifuzaga, ariko nanone byongeye kuma isomo yuko nta bihe na bimwe Imana itagucishamo, nta gihe na kimwe gikomeye Imana itagucishamo. Sinari narigeze ntekereza ko nshobora kubaho nka umudamu wanjye akarwara kugeza igihe yitaba Imana. Namujyanye mu Buhinde twivuza inshuro 2, turagaruka kugeza igihe abaganga bambwiye bati ntashobora gukira. Mu buryo bw'abaganga narasenze amasengesho yose ashoboka, abantu baransengeye, nariyirije, ariko Imana mu bushake bwayo, muri souveraineté yayo, Imana ibona ko bikwiriye, kuko ntabwo byari binanira Imana kumukiza, ariko Imana yemera kumutwara. So icyambere, isomo rya mbere nize nuko nta bihe na bimwe Imana itagucishamo, nta gihe na kimwe gikomeye Imana itagucishamo. Ni rya jambo rivuga ngo nta bigeragezo bizaza birenze ukwizera kwacu. Nabinyuzemo, najyaga nsoma ijambo rivuga ngo nimunyura mu muriro ntacyo muzaba. Ngewe nawo uhagazemo ndawubona, kandi nyuma yaho haciye imyaka 2 n'amezi ageze muri 4 nongeye gusubira mu buzima, ibyiringiro biragaruka. Icya kabiri nongeye kwiga nuko mu by'ukuri koko niba tuvuga ko ijuru ari ryiza,
nubwo bibabaza imitima yacu, ariko dukwiye no kunezerwa mu gihe abacu binjira mu bwami bwo mu ijuru. Nize ko Imana ikomeye ishobora guha umugore wawe cyangwa abana bawe ni ukumufasha kuzagera mu ijuru. Nashimye Imana ko kunda yitaba Imana, narabirebye n'amaso yanjye ni muri Faisal. Nashimye Imana ko mu myaka 10 twabanye, nubwo yego kubwa gakiza karibwo yahawe ijuru, ariko n'ubuzima bwanjye nabwo bwagize uruhare kuko namuherekeje neza kugeza igihe yinjire mu bugingo buhoraho. Ngire rero Imana ikomeye ishobora guha abana bawe n'umugore wawe, ntabwo gusa ari ukubagurira impano n'ibindi, ahubwo no kuzabafasha kuzagera mu ijuru, aribyo byiringiro by'abizera. Ikindi nuko nabonye yuko na nyuma y'ibyago n'ibibazo Imana yongera kubyaza umusaruro ibyo twanyuzemo, yaba ari ubuhamya bwanjye muri icyo gihe, yaba ari uko kunda yabayeho, yaba ari ibikwa mu buzima bwanjye. Nabonye abantu benshi cyane banyandikiye kuri Twitter, kuri Facebook, ma email, bavuga ngo twakurikiye ubuhamya bwawe nyuma yo gupfusha umugore wakundaga, ukuntu uhagaze ntiwihakana Imana, byongeye kutwereka ko ibyiringiro byacu koko ari ibyiringiro bitanyeganyega. So byongeye kunyereka ko Imana ishobora gukoresha n'ibibazo ducamo kugira ngo abantu bashe kumenya ko ibyiringiro dufite muri Kristo Yesu atari amagambo, ahubwo ari ibyiringiro bizima no mu bihe bikomeye. Ibibazo by'ivugabutumwa cyangwa se ibibazo biri muri evangelization mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu, ni ibibazo mu by'ukuri ntavuga ngo by'umwihariko gusa ku Rwanda, n'ubwo u Rwanda rufite umwihariko udasanzwe. Ikibazo cya mbere mbona hari ukwitiranya gukura kw'amatorero n'ivugabutumwa. Amatora ashobora kwiyongera mu Rwanda, buri munsi kubyutse ugasanga itorero rishyashya ryavutse, noneho ukabyitiranya n'ivugabutumwa. Mu by'ukuri ivugabutumwa ntabwo ari ugukura abakristo mu idini rimwe bajyana mu rindi, ahubwo ivugabutumwa ni ukwamamaza inkuru nziza y'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu ku bantu batari babyumva. Noneho babyumva bakizera, bikabatera guhinduka abana b'Imana, ariko bagafata icyemezo cyaho bakwiriye kujya gusengera mu matorero. Icya mbere rero hari urwo rujijo, amatorero arakura ariko umubare w'abatizera ntabwo wiyongera mu bwami bw'Imana. Icya kabiri hari urujijo rwo kwitiranya impano z'Imana n'imyanya tugira mu nsengero. Kuba umupasiteri, umuvugabutumwa, intumwa, apotre n'ibindi ntabwo ari position. Nagiye mbona abantu benshi bitiranya, akagira ngo dutangira turi abadiyakoni, ukaba umukuru w'itorero, ukazaba evangeliste, ukaba ku evangeliste, ukaba pasiteri, ukava ku pasiteri, ukaba bishop, ukazava ku bishop, ukaba apotre. Ntabwo mu by'ukuri impano z'Imana ari amatitre. No kuba umu evangeliste rero ntabwo ari titre. Hari abantu benshi bajya bakunda kumbaza ngo mbese uzaba pasiteri ryari? Birashoboka ko nazaba pasiteri nk'umushumba, nk'umuyobozi, ariko nibivuga ngo ni promotion nzaba mbonye, kuko hari abantu bamwe Imana ihamagariye kuba abavugabutumwa n'abaevangeliste. Niyo mpamvu mbona ko umubare w'abaevangeliste ugenda ugabanuka, kubera ko abantu benshi Imana ihamagarira mu kugira umutwaro udasanzwe wo kugeza ubutumwa bwiza kubarimbuka, bagera igihe bakabyimukamo, bakabatunga Imana ihamagariye kuba pasiteri. Yaba pasiteri agatakaza wa mutwaro n'ivugabutumwa yari afite. Kuba umuvugabutumwa rero ntabwo ari position, kuba umupasiteri ntabwo ari position, ahubwo ugomba kuba mu muhamagara Imana guhamagariye yuko ubamo. Icyo twakora ni iki rero? Ni ukongera gusubira ku nsho za Bibiliya, tukigisha yuko twese ntabwo dushobora kuba urugingo rumwe rw'umubiri. Imana ikeneye ko mu rusengero habonekamo abantu bafite umutwaro wihariye udasanzwe mu ivugabutumwa. Ikibazo cya gatatu njya mbona hano mu Rwanda cy'ivugabutumwa, abantu benshi bakunda kubaho ubuzima buri comfort mu nsengero imbere. Ntabwo abantu batekereza kujya hanze. Muzitegereze amafaranga dutanga mu nsengero, nayo kugura ibyuma, nayo gushyira amakaro, nayo gushyira air condition. Ngewe nsengera ku rusengero rwa Kimisagara, dufite urusengero rwiza, nta nubwo ari nabibi, kuko urusengero rwiza d'abord rutuma abarusengeramo babaho nyine bagubwa neza. Kandi nanone tugomba no gusengera mu rusengero nziza nk'uko na leta y'u Rwanda ibidusaba, ariko nk'uko natwe tubyifuza. Ariko nanone tugomba kureba hanze y'urusengero. Hari abantu ibihumbi n'ibihumbi batari bamenya Kristo, hari amamiliyoni y'abantu bataramenya uba Kristo, hari abantu benshi bataramenya Kristo, yaba ari hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Rero tugomba kuva muri comfort yo kwishimira gusa kugira entertainment mu nsengero mo imbere, tukibagirwa ko hanze y'insengero hari abantu benshi bataramva ubutumwa bwiza. Abo rero tugomba kubasanga hehe? Muri gare barahari, mu batwara amamoto barahari, ndetse no mu bacuruzi, ndetse no mu bigo bikomeye bya leta, ndetse no mu nzego za politiki. Dukeneye abaevangeliste bahamagariwe kujyana ubutumwa bwiza mu mirimo bakora. Dukeneye abaevangeliste b'ambasaderi, dukeneye abaevangeliste b'abacuruzi bakomeye, dukeneye abantu bajya muri marketplace, muri workplace, bakajya ahantu mu bigo bikomeye bagakora imirimo yabo mu gisirikari, mu nzego za leta, mu makampani akomeye, ariko bazi ko bagiyeyo banajyanye no kwamamaza inkuru nziza y'ubutumwa bwa Yesu Kristo.
kugira ngo rero ubutumwa bwiza bugere hose nuko buri muntu wese agomba kubigiramo uruhare, yaba ari wowe yaba ari nabandi. Ntibivuga ngo ukeneye kujya kuba pastor kugira ngo uvuge ubutumwa, ahubwo ukeneye kugira umutwaro no kubyaza umusaruro aho uri hose. Icyanyuma ari nacyo ndangirizaho, nuko mu by'ukuri dukeneye amashuri ya Bibiliya yigisha evangelism. Hari amashuri ya theology ari hano mu Rwanda, ariko birambabaza kumva nk'umuntu yashobora kugira masters cyangwa se lisansi yarize ishuri rya Bibiliya ariko atarigeze akora course yihariye y'ikintu cyitwa evangelization cyangwa se evangelism. Dukeneye rero amahugurwa ku rwego rwa theology, ariko nanone tunakeneye no kureba no mu bundi buryo amahugurwa ate mu buryo bwa theology igihe gitoya. Reka wenda mvuge na kino ntarangiza ntavuzeho, mu by'ukuri ureba Afurika n'u Rwanda umubare munini ni abantu bakiri batoya. Ubutumwa bwiza ntibuhinduka, message ya evangelization ntabwo ihinduka, nagakiza tubonerwa kuri Kristo, kabonerwa muri Kristo Yesu, ariko uburyo tubupackaging bugomba guhinduka. Turi mu gihe cya generation y'abantu bakiri batoya. Abantu benshi muri kino gihe bakurikira ubutumwa, bakurikira YouTube kuruta abajya mu nsengero. Dukwiye rero kwibaza kino kibazo, eske cyangwa se nubuye buryo twatanga ubutumwa bwiza budahinduka kuri generation ihinduka? Nubuye buryo twakoresha kugira ngo umubare munini w'abantu bakiri batoya bari munsi y'imyaka 20 bakumva ubutumwa bwiza mu buryo bwabo, ariko tudahinduye message? Ntibivuga ngo tuzahindura Bibiliya, ntibivuga ngo tuzahindura inkuru nziza y'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, ariko akeneye kongera gutekereza uburyo bwihariye bwo kugeza ubutumwa bwiza ku bakiri batoya, cyane cyane mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Birashoboka rero, kandi no muhamagara Imana duhamagariye Mateyo 28:18 ngo nuko nimugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, mubahindure kuba bigishwa banjye, mubigishwe n'ababwiye byose kwitondera, kandi ndi kumwe nambe kugera ku mperuka y'isi. Reka mvuge naka ngaka, evangelization idafite discipleship mu by'ukuri ni ugutsindwa. Ni ukuvuga kwamamaza inkuru z'agakiza abantu bagakizwa, ariko ntubakurikirane, ntabwo burangije umurimo wawe wose. Nabonye mu nsengero abantu benshi bakunda gutandukanya bino bintu, bakavuga ngo bamwe ni aba evangelist ngo abandi ni aba disciple makers. Kuri nge rero ndetse n'abandi dukorana mu miryango y'ivugabutumwa mbamo, turi guhindura imitekerereze. Umuvugabutumwa afite inshingano zo kwamamaza inkuru nziza y'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, ariko no gukurikirana umuntu wakijijwe kugeza igihe ageze kuri ryo rushyitse rw'igihagaro cya Kristo. Ntabwo Imana ihamagariye bamwe kuvuga ubutumwa ngo byare nurangize ute, ibyo bikorwa n'inzoka nozo zibyara abana zikabata ku musozi. Imana yaduhamagariye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko tugakurikirana abantu twabwirije kugeza igihe bageze kuri ryo ruzima rw'igihagaro cya Kristo. Ndibaza muri make yari ibyo, kandi mfite umutwaro n'ishyaka ryo kwegeranya abavugabutumwa batandukanye haba ari mu Rwanda ndetse n'ahandi, kugira ngo uyu murimo w'ivugabutumwa wongere ugire uruhare ndetse n'imbaraga ku isi, ariko cyane cyane twibanda kuri Yerusalemu yacu ariyo y'u Rwanda. Imana ibahe umugisha mwinshi.